Yes, twongeye tubaha ikaze tukaba twerekeje mu makuru y'imyidagaduro cyangwa se showbiz. Muri kumwe nanjye ne Pomsen Bonima. Reka rero tuzenguruke muri showbiz turebe uko byifashe. Reka dore ku munyarwandakazi ugezwe mu kuvanga imiziki Gateka Esther Brian wamamaye nka DJ Brian, aho uyu munsi ategerejwe mu mujyi wa Kampala muri Uganda, aho agomba gususurutsa abantu mu gitaramo yatumiwemo. DJ Brian akaba yaranagaragaje ko atazi kuvanga imiziki gusa, ahubwo ko no kuririmba abizi, aho yumvikanye mu ndirimbo yitwa Pressure yahuriyemo n'ibindi byamamare. Uyu munsi rero akaba ari butaramire muri Uganda. Ni kuri uyu wa gatanu tariki 26 Nzeri 2025, akaba ariho iki gitaramo kiri buze kubera hariya muri Paragem Kampala, akaza kuba ari we mushyitsi mukuru muri iki gitaramo. Ika kandi tubabwire ko abahanzi nyarwanda barimo Platini P ndetse na Neri Ngabo bari kubarizwa muri Tanzania mu rugendo rwihariye rugamije gufata amashusho ya zimwe mu ndirimbo ziri muri album yabo nshya yise Vibranium. Aba bahanzi bakaba barageze muri iki gihugu ku wa gatatu tariki 24 Nzeri mwaka 2025, aho bazamara icyumweru cyose. Bazafatira amashusho mu mujyi wa Dar es Salaam ndetse no muri Zanzibar. Hanyuma kandi dukomeze twerekeze muri Nigeria, tubabwire ko intambara y'amagambo ya Russia hagati y'umuhanzi wo muri Nigeria Rude Boy n'ukoresha amazina ya Shubie Diva ku rubuga rwa X. Intambara y'aba bombi yatangiye ku 23 Nzeri mwaka 2025, ubwo Rude Boy yandikaga amagambo ku mbuga nkoranyambaga ze yifuriza umugore w'isabukuru nziza y'amavuko. Nyuma uyu Shubie Diva aza kunyura kuri X asebya Rude Boy. Mu magambo yanditse yavuze ko Rude Boy atari umwizerwa ku mugore we kuko amuca inyuma ku mukozi wabo wo mu rugo. Rude Boy akibibona yaje kwandika amusubiza, amubwira ko agomba kumujyana mu mategeko ko byagenda kose, cyerekana ahungira ahandi hatari ku isi. Uyu wari wamwibasiye akibona ubutumwa bwa Rude Boy yaje guhita yihutira gukuraho iyi account yifashishije amwandagaza, abikora vuba na bwangu. Hanyuma kandi reka twerekeze kwitwa Cardi B, umuraperikazi. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gukwirakwizwa amafoto y'umuraperikazi Cardi B aho yifotozanyije n'abafana be, gusa abantu bakomeje gutungurwa n'uburyo bayifotojemo. N'amafoto bifotoje mu birori bya Meet and Greet Cardi B yakoze ku wa gatanu tariki 19 Nzeri mwaka 2025 mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo yamurikaga album ye yise Am I the Drama. Ku rundi ruhande bamwe batangiye kuvuga ko Cardi B yiganye Chris Brown kuko nawe mu minsi ishize hakwirakwiriye amafoto yifotozanyije n'abafana be mu buryo budasanzwe. Tukiri kandi kuri uyu muraperikazi Cardi B yahishuye ko abantu benshi bakunze kuvuga ko afite ikibuno kinini cyane, nyamara ntibamenye ko yigeze no kukibagisha kugira ngo kibe gito ariko ntihagire igihinduka. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye na YouTube channel yitwa Call Her Daddy, aho yahishuye ko kugira ngo bamubage byamutwaye yagera ku 13 by'amadolari, ubwo narenga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Aho yagize ati abantu bavuga ko ikibuno cyanjye ari kinini ariko ntabwo bazi ko nibagishije kugira ngo kigabanuke. Iyo nirebye mu ndorerwamo mbona nta kintu cyahindutseho. Ubwo rero ayo akaba ari amagambo ya Cardi B yagaragaje avuga ku kibuno cye cyangwa se ku bantu batangarira ikibuno cye, aho yavuze ko n'ubundi yagerageje kukigabanya ariko bikaba nta kintu gigeze bitanga. Reka tubashimire cyane rero nshuti bakunze dusoreje amakuru agezweho muri showbiz. Dukomeze kugenda tubana muri Taratibu update. Mukumwe na Pomsen Bonima, twongeye duhure mu kanya.